Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 85 dusoma Bibiliya. Tugeze mu gitabo cya mbere cy'Abami. Uyu munsi turatangira dusoma ibice 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'iki gice iravuga ngo Ahabu na Yehoshafati bajya inama yo gutabara. Kandi Abasiriya n'Abisiraheli bamara imyaka 3 batarwana. Ariko mu mwaka wa 3 nibwo Yehoshafati umwami w'Abayuda yamanutse asanga umwami w'Abisiraheli. Umwami w'Abisiraheli abwira abagaragu bati, harya muzi ko Iramoti y'i Galeyadi ari ahacu, kandi uko twicecekeye tukaba tutahakuye mu maboko y'umwami w'i Siriya? Bukeye yabwira Yehoshafati ati, mbese twatabarana n'Iramoti y'i Galeyadi? Yehoshafati asubiza umwami w'Abisiraheli ati, tuzatabarana nk'uwitabara, n'ingabo zanjye nk'ingabo zawe, n'amafarashi yanjye nk'ayawe. Yehoshafati abwira umwami w'Abisiraheli ati, ndakwinginze ubanza ugishe ijambo ry'Uwiteka inama. Nuko umwami w'Abisiraheli ateranya abahanuzi ari abagabo nka 400, arababaza ati, ntabara Iramoti y'i Galeyadi cyangwa se ndorere? Baramusubiza bati, tabara, kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbese nta wundi muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumubaze? Umwami w'Abisiraheli asubiza Yehoshafati ati, hasigaye undi mugabo twabasha kugisha Uwiteka inama, ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza keretse ibibi. Uwo ni Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramusubiza ati, mwami wivuga utyo. Nuko umwami w'Abisiraheli ahamagara umutware aramubwira ati, hute uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami, umwami wese ku ye, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku karubanda ku irembo ry'i Samariya, abahanuzi bose bahanurira imbere yabo. Sedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashirira. N'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati, tabara utere Iramoti y'i Galeyadi, uragira ishya kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira iti, dore abahanuzi bahuje amagambo ahanurira umwami ibyiza. Ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayabo, uvuga ibyiza. Mikaya arayisubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Uwiteka ambwira nicyo ndi buvuge. Nuko ageze imbere y'umwami, umwami aramubaza ati, Mikaya, dutabare Iramoti y'i Galeyadi cyangwa se turorere? Aramusubiza ati, ngaho tabara, uragira ishya, kandi Uwiteka azahagabiza umwami. Umwami aramubwira ati, ndakurahiza ngire kangahe kugira ngo utagira icyo umbwira kitari ukuri mu izina ry'Uwiteka? Aramusubiza ati, nabonye Abisiraheli bose batataniye ku misozi miremire nk'intama zidafite umwungeri. Uwiteka niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagira shebuja, nibasubire iwabo, umuntu wese ataha iwe amahoro. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati, sinakubwiye ko atari bumpanurire ibyiza keretse ibibi? Mikaya aravuga ati, noneho umva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabaragwe Iramoti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye, undi ibye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati, ni njye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore, genda ugire utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Maze Sedekiya mwene Kanana yigira hafi, akubita Mikaya urushyi, aramubaza ati, uwo mwuka w'Uwiteka yanyuze he ava muri njye akaza kuvugana nawe? Mikaya aramusubiza ati, uzabimenya umunsi uzicumita mu mwinjiro w'inzu wihisha. Maze umwami w'Abisiraheli
aravuga ati nimujyane Mikaya mumushyire Amoni umutware w'umurwa na Yowasi umwana w'umwami, muti umwami aravuze ngo iki kigabo nimugishyire mu nzu y'imbohe, mukigaburire ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano kugeza aho azatabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati nuramuka utabarutse amahoro, Uwiteka azaba atavugiye muri njye. Kandi aravuga ati murumve namwe rubanda mwese. Abami batabara, Ahabu yicwa. Bukeye umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati umwami w'Abayuda baratabara, batera i Ramoti y'i Galeyadi. Umwami w'Abisiraheli abwira Yehoshafati ati ngiye kwiyoberanya njye ku rugamba, ariko wowe ambara imyambaro yawe y'ubwami. Nuko umwami w'Abisiraheli ariyoberanya ajya ku rugamba. Kandi ubwo umwami w'i Siriya yari yategetse abatware b'amagare ye uko ari 32 ati ntimurwanye aboroheje cyangwa abakomeye, keretse umwami w'Abisiraheli wenyine. Nuko abatware b'amagare barabutswe Yehoshafati baravuga bati nguriye umwami w'Abisiraheli. Koko nicyo cyatumye bamuhindukiriraho kujya kumurwanya. Yehoshafati arataka, ariko abatware b'amagare babonye ko atari we mwami w'Abisiraheli barakimirana barorera kumukurikira. Nuko umuntu umwe afora umuheto we apfa kurasa ahamya umwami w'Abisiraheli mu ihuriro ry'imyambaro ye y'ibyuma. Umwami niko kubwira umwerekeza w'igare rye ati kurura urukoba duhindukire unkure mu ngabo kuko nkomeretse cyane. Uwo munsi intambara irushaho gukomera. Umwami bamufatira mu igare rye ahangana n'Abasiriya, agejeje nimugoroba aratanga, amaraso ye yimisha ava mu nguma adendeza imbere mu igare. Izuba rigiye kurenga bararangurura mu ngabo bati umuntu wese niyisubirire mu mudugudu w'iwabo no mu gihugu cyabo. Uko niko umwami yatanze, bamuzana i Samariya bamuhambayo. Igare rye baryogereza ku kidendezi cy'i Samariya, imbwa zirigata amaraso ye nk'uko Uwiteka yari yabivuze, kandi aho niho abamaraya biyuhagiriraga. Ariko indi mirimo ya Ahabu n'ibyo yakoze byose, n'inzu ye yubakishije amahembe y'inzovu n'imidugudu yubatse, mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli. Nuko Ahabu aratanga asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Ahaziya yima ingoma ye. Ibya Yehoshafati. Mu mwaka wa 4 Ahabu umwami w'Abisiraheli ari ku ngoma, Yehoshafati mwene Asa yimye i Buyuda. Yehoshafati agitangira gutegeka yari amaze imyaka 35 avutse, kandi amazira imyaka 25 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Azuba mwene Shiruhi, kandi yagendanaga ingeso za se Asa zose, ntiyazivamo ngo azireke, ahubwo agakora ibitunganiye Uwiteka. Ariko ingoro zo kutununga ntizakurwaho, ahubwo abantu bari bagitambiraho ibitambo bakosereza imibavu. Kandi Yehoshafati yuzura n'umwami w'Abisiraheli. Ariko indi mirimo ya Yehoshafati n'ibyo yerekanishije imbaraga ze n'intambara ze, mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Kandi abatinganyi barokotse bari basigaye bakiriho ku ngoma ya se Asa arabohera bakura mu gihugu. Icyo gihe Edomu ntibari bafite umwami, igisonga nicyo cyari nk'umwami. Bukeye Yehoshafati abajisha inkuge z'i Tarushishi kujya zijya Ofiri gukuraho izahabu, ariko ntizagenda kuko izo nkuge zamenekeye Esiyoni-Geberi. Nyuma Ahaziya mwene Ahabu asaba Yehoshafati ati wakwemerera abagaragu banjye kujyana n'abawe muri izo nkuge? Ariko Yehoshafati yanga kwemera. Nuko Yehoshafati aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu murwa wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu we Yoramu yima ingoma ye. Mu mwaka wa 17 Yehoshafati umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Ahaziya mwene Ahabu yimye mu Bisiraheli i Samariya, amara imyaka 2 ategeka Abisiraheli. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka, agendana ingeso za se n'iza nyina n'iza Yoramu mwene Nebati boheje Abisiraheli ngo bacumure. Akorera Bali akamuramya, akarakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli akurikije ibyo se yakoraga byose. Imana rero ibaha umugisha,
dushoje igitabo cya mbere cy'abami, tuzakomeza ejo n'igitabo cya kabiri.